umugisha uyu munsi ubutumwa Imana yampaye ni ubw'umukozi w'Imana w'umuririmbyi witwa Israel Mbonyi. Ubutumwa uyu munsi nibwo Imana yampaye ngira ngo mumugezeho mu izina rya Yesu. Ubwo rero nari ndimo nsenga Imana inyereka ubutumwa ngomba kumushyikiriza aho yaba ari hose, ndetse n'uwaba umuzi yanawumushyikiriza akanabimubwira, cyangwa se akamubwira ati ugenda ujye kuri Byishimo Official ukandeho hari ubutumwa bwawe, ashaka gusoma akabubona rwose nta kibazo. Yego. Nabonye rero Israel Mbonyi ngo ava muri kuverikire Uwiteka yari yaramushyizemo. Ava muri kuverikire. Kuverikire ni nk'ubwihisho cyangwa igifuniko. Numvise ijambo kuverikire ngo mbona ayivamo, ahandi n'Imana yari yaramushyize ngo ariko mbona avamo. Ni nk'uburinzi. Nk'ukuntu umuntu yaba wenda nk'umuntu waramukingiranye nko mu cyumba waramurindiyemo ukabona harakinguye yavuyemo. Nagiye kubona rero ngo mbona ava muri kuverikire, amaze kuyivamo ngo ahita agera ahantu h'ikibaya. Icyo kibaya cyari kirimo abakobwa bazi kubyina neza, bari bafite ingoma, bafite za gitari, za ngoma za sembare nziza zigezweho, atari izi ngoma zisanzwe. Ngo baramubona baramuhamagara ngo mbese ngo waza ukadufasha kutuvugiriza ingoma. Barababwira ati ngenzi kuvuza ingoma nzi no gucuranga, icyo mushaka mumbwire muri cyo. Baramubwira ati tuvugirize ingoma. Mbona yicaye ku ngoma za sembare atangira kuzivuza, ako kanya amaso ye ngo aba arahindutse. Amaso yahindutse yarebye abakobwa ngo abona bambaye ubusa. Abonye bambaye ubusa biba ngombwa ko nawe ahaguruka, baramuhamagara ati ngwino nawe dufatanye kubyina. Nabonaga babyina indirimbo z'isi zimwe bakeza bambaye ubusa, mbona nawe aragiye yiyambura imyenda atangira kugira gute gukezanya nabo. Ngo barakeza kugeza ubwo yananiwe, noneho ngo aragenda bamushyira ahantu. Bamaze kumushyira ahantu nabonye bamwambura, ikintu cya mbere nabonye bamwambuye inkweto mbona bazimukuyemo, asigara yambaye ibirenge. Icya kabiri nabonye bamukuramo ingofero bayimukuramo, mbona asigaranye umutwe, kandi nabonaga icyo gihe yari yambaye ingofero. Ikintu cya gatatu bamukuyemo rineti, nazo mbona bazimukuyemo. Mbese bamwambura ibintu byinshi, barongera bamwambura umukandara bamukuramo, barongera bamwambura ikote. Ibyo byose mbona bagize gute babimukuyemo. Hanyuma rero bamushyira ahantu mu mwijima, ahantu h'akagote atabasha kugira ngo yivanemo. Baramubwira ati ntabwo ari twe twakubwiye ngo uze kubyinana natwe, gumaho nitubishaka tuzongera tubigusubize, twakwambuye nitutanabishaka uzaguma aho ngaho, icyo koze tuyo tukugirira imbabazi uzajya kutuvugiriza ingoma, cyangwa se uze tubyinane nitubishaka. Ngo aguma aho ngaho. Noneho ngo agumye aho ngaho yikabakabye, ngo asanga yambaye ubusa, ibintu byose yari yambaye ntabyo kigize gute agifite. Ngo muri ako kanya ngo akajya yumva induru z'abantu bari kuvugira hanze, ariko we ntabwo abashaga kuba yabasanga. Ngo arebye ngo abona yambaye ubusa. Ngo b'abakobwa baragarutse baramubwira ati tubwire ubundi ni iki cyatumye umenya kuvuza ingoma? Ese ni iki cyatumye umenya kuvuza gitari? Ngo bakomeza kumubaza ayo magambo, ngo ageze akagera ababeshya, ariko ageze aho ngaho ngo arababwira ati ngewe impamvu nzi kuvuza ingoma cyangwa se impamvu nzi kuririmba ni impano Imana yari yampaye. Ngo aramuga ati rero tugiye kukunyaga. Barangije mbona bamufashe amaboko bayaboheye inyuma gutya, baramutunenga ngo bakamubwira ngo tubwire neza kuko iyo mpano n'ubundi twasanze umaze kumera nkatwe. Bakunzi ba Groupe Ebenezer TV, nongeye kubasuhuza kandi ndabashimiye. Ngira ngo mumajije kumva ubutumwa bwose bwatambutse uwo mubyeyi amajije gutambutsa. Bene data, inshuti z'umusaraba, abanyamasengesho, bakunzi ba Israel Mbonyi, ndagira ngo kubw'iyo message yatambutse dufatikanyirize hamwe gusenga Imana, kandi dufatikanyirize hamwe kuvuga ngo Imana ikomeze imuhagarareho, Imana ikomeze ibane nawe cyane, kuko Satani ntago yishimira ibyiza,
Israel Mbonyi ni umusitari, ariko sinavuga ko ari umusitari, ahubwo ni umukozi w'Imana, kuko ibyo amaze gukora cyane ni byinshi, n'ubutumwa amaze gutambutsa ni byinshi, n'imitima benshi yubaka ni benshi. Kubona yuko rero ubwo butumwa bugeze aho ngaho busobanuye, bene data, ubwo butumwa hari icyo busobanuye. Kubona umukozi w'Imana yakuwemo inkweto bishatse kuvuga ko nta butumwa bwiza agifite. Kubona ko umukozi w'Imana umaze gukurwamo ingofero bishatse kuvuga ko nta gakiza afite. Bene data, ibyo bintu byose ni ibiranga umugenzi mu rugendo. Kandi yego rero inshuti z'umusaraba, Imana ihagarare kuri Mbonye, kandi reka mvuge ngo iyo mitego ya Satani yose Imana iyimukureho. ni kubona yajya mu mwijima, kandi uyu munsi wa none yari ari mu mucyo. Imana imurinde cyane, kandi marayika w'Uwiteka amuhagarare ku buryo bukomeye. Israel Mbonyi ni umuntu wa mbere wabashije gufata Beke Arena arayuzuza, atari kubwo agiye kumansura cyangwa se ibindi bintu runaka, ahubwo byose agiye kwamamaza Kristo. Niwe muntu muri iki gihugu ufite guhagurutsa abakomeye n'aboroheje bagateranira hamwe kumva ubutumwa bwiza. Ndagira ngo mbabwire ngo aramutse asubiye inyuma, cyangwa se Satani aramutse amuteye umutego akagwa, agava mu byo kwizera nk'uko mwumva abademoni bari kumugenza, ngo nababwire uburyo akoma ingoma ntagire gutenga amena amabanga yiwe. Ndagira ngo mubabwire umunsi wa none ntabwo biramubaho, nta nubwo biraso, ariko niyerekwa kandi ishobora gusohora, kuko nawe uhagaze ijambo rivuga ngo wirinde nawe utagwa. Ndagira ngo nkubwire ngo dufatikanyirize hamwe nk'abakunzi ba Mbonyi, cyane cyane mukuru murusheho kugira gute, gusenga cyane, kandi murusheho kumusabira imbaraga ku Mana, kuko Satani ntajya yishimira ibyiza. Bene data, nshuti z'umusaraba, abakunzi bo gupe Benezeri, wumva inkuru, ndagusaba gukora subscribe, kandi ntukayisangize bagenzi bawe, ku buryo bwo gusangiza amasengesho. Sinkubwiye ngo uyisharinge kugira ngo wumvishe abantu inkuru, ahubwo ndabwiye ngo uyitange ku bantu bashobora kuba uzi neza ko bashobora kuba bazi gusenga. Kandi ndagira ngo ubwire ngo Satani yaramutse adutwaye Israel Mbonyi, twaba duhombye umukozi ukomeye cyane rwose muri gospel. Ndagira ngo mbabwire kandi ikindi gikurikiraho, Imana imuhagarare, ikomeze imwambike imbaraga, kandi Imana imwambike inkweto, Imana imwambike agakiza ariko ngofero. kandi kubona ngo yabonye rinete zimuvamo, ndagira ngo nkubwire ngo rinete n'amaso, aramutse ataye amaso y'umwuka nta kintu yaba agisigaranye muri iyi si no muri uru rugendo rwose. Mbibutse ko urugendo turwana turugenda mu mwuka, n'intambara turwana tuzirwana mu mwuka, ntabwo tuzirwana mu mubiri. Niyo mpamvu aya maso y'umubiri aba yari yasigaranye yonyine, nta kintu yamufasha, ntiyakongera no kumwibutsa gukora izindi ndirimbo zifite zagiye ziruhura imitima ya benshi, ndetse zikagenda zikora kuri benshi. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugabo yakoze ubutumwa cyane, kandi azamuka indirimbo imwe ku yindi, yose igiye ifite icyo isobanuye, ndetse ifite n'imbaraga ku buzima bw'abakristo. Yewe itorero waba usengeramo iryo ari ryo ryose, ndahamya ntashidikanya yuko Israel Mbonyi ni umufana wawe, cyangwa se uri umufana wa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni umukunzi wa benshi, Israel Mbonyi ni umukunzi w'abantu bose ku madini yose bagiye basengeramo. kandi ndagira ngo mbwire impamvu ari umukunzi wa Suno, ko Imana yamugize igikoresho kandi gikwiriye kandi gihamye. Rero turushaho gusenga, kandi turushaho gukora ibikwiriye, kandi turushaho kumusabira ku Mana. Niko Pawulo yagiye yandika, yagiye asabira Abefeso, kandi agenda asabira Abafilipi n'urukundo rwabo. Rero uko Pawulo yagiye yandikira Abafilipi anabasabira, ndagira ngo ngusabe nawe, ariko usabira Israel Mbonyi, cyangwa se Mbonyi Cyambu. Bene data, nshuti z'umusaraba, iyi ngiyi ni Groupe Benezeri TV. Ndagusaba gukora subscribe, ndetse share na comment zawe, kandi muri byose tukarushaho kubaka umurimo w'Imana. Simbivuze kugira ngo hagire ikintu kigaragara, ahubwo ubu butumwa buvuze kugira ngo busobanure neza, kuko buvuze ntiyabashe gusobanura icyo gutakaza inkweto bivuze, ntiyavuze icyo gutakaza ingofero bivuze, ntiyavuze icyo gutakaza rinete bivuze, ndetse n'ibindi byose waba uzi mu mwuka. Rero ndagira ngo nkubwire ngo byose bifite uko bimeze. Niba ushaka gusobanukirwa irekwa uyu mudamu yagize, usome igitabo cy'Abefeso ibice 6 uhereye ku murongo waho wa 10, maze umanuke ugere hasi rwose, uraza gusangamo izo ntwaro zose dukwiye kwitwaza nk'abakristo mu rugendo. Nuko rero bene data, mugire umwete wo gusabira bene so cyane,
kandi wo kugira abantu bose neza, ariko cyane cyane wo mu nzu y'Imana. Izirembo nyere Imana imugirire neza. Data uri mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana ikomeye, Imana yera, umugaragu wawe cyangwa se umwana wawe musabiye gukomezwa no kugirirwa neza nawe, kandi urusheho kumurengera mu izina rya Yesu. Mwambike imbaraga, uburinzi bwawe kuri we mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'abakunzi be bose ukomeze kubagirira neza, kandi imitima y'abantu bakomeze kuyirinda. Ni mu izina rya Yesu Umukiza mbisabye nizeye, amen. Murakoze cyane, mukomeze kugira amahoro ya Kristo.